turabasuhuje kandi mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana mu ncamake. Tugiye kwiga ibitabo by'ivugabutumwa ko ari 4. Duhere ku gitabo cya Matayo. Igitabo cya Matayo intego yacu, Matayo yandikiye abayuda ababwira ko Yesu Kristo ari Mesiya, umwami wasezeranijwe mu isezerano rya kera, wanzwe n'abayuda nubwo yerekanye mu by'ukuri kuko ari Mesiya akaba ndetse n'umwami, binyuze mu majambo yavuze ndetse kandi binyuze no mu bikorwa yavuze. Message ya Matayo yarimo abwira abayuda ati, Yesu Kristo ni wa mwami wasezeranijwe kandi yerekanye kuko ari we kandi ari na Mesiya. Uyu Yesu Kristo nta muntu n'umwe ugomba kumwirengagiza, kuko kumwirengagiza bifite ingaruka kandi ziteka ryose, kuko abamuhanuye n'ukuntu yaje byagaragaje koko ari we. Mu ncamake yerekanye koko message, yerekanye yuko message y'uwo Yesu wari we idashobora kwirengagizwa, kuko uwirengagije Yesu Kristo agomba kwirengera ingaruka, izo ngaruka kandi zikaba ari ziteka ryose. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ugomba kumwemera cyangwa se ntumwemere, ariko ukemera ingaruka ziteka ryose zijanye nuko guhitamwo kwawe. Igitabo cya Matayo kigabuyemo ibice 4. Igice cya mbere kitubwira Yesu uwo ari we. Ni ukuvuga ngo Matayo yatangije ubutumwa bwe avuga ibisekuru bya Yesu, yerekana ko Yesu Kristo yari afite droit, uburenganzira bwo kuba umwami ndetse kandi akaba na Mesiya. Niyo mpamvu yavuze ngo ibisekuruza bya Yesu Kristo, mwene Aburahamu na mwene Dawudi. Mwene Aburahamu uwo yashaka kuvuga ko Yesu Kristo ari Mesiya, kandi Mesiya bivuga ngo umurimo Yesu yaje gukora wo gutanga igitambo kugira ngo agarure abantu be mu isezerano. Ni ukuvuga ngo mwene Aburahamu Isaka wigeze kuja gutambwa yari igicucu cya Yesu Kristo. Isaka yagiye gutambwa na Aburahamu kubwo gushimangira isezerano Imana yari yagiranye na Aburahamu. Yesu Kristo nawe yagombaga gutambwa nk'igitambo kandi ari we Mesiya wacu w'umucunguzi, kugira ngo ashimangire isezerano risha ry'abantu bose. Ni ukuvuga ngo kwitwa mwene Aburahamu byahaga Yesu uburenganzira bwo kuba Mesiya wasezeranijwe, kuko byanditse mu itangiriro igice cya 12 umurongo wa 3 havuga ngo mu rubyaro rwawe amahanga yose azahabwa umugisha. Iyo tugeze mu Bagalati igice cya 3 umurongo wa 6 tugeza ku wa 9, n'uwa 16 tugeza ku wa 18
hahita hatugaragariza ko uwo Mesiya ari Yesu kandi ari na Gorobyaha. Yagombaga kandi kwitwa mwene Dawudi, byahaga Yesu uburenganzira bwo kuba umwami wasezeranijwe wagombaga kuja ku ntebe ya Dawidi, kandi uwo mwami yari yaravuzwe mu isezerano rya Dawudi ryanditse muri Samweli wa kabiri igice cya karindwi umurongo wa 12 kugeza ku wa 16 n'ibindi bice bya Zaburi. Rero muri kino gice cya mbere cya Matayo, uhereye nyine ku gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku gice cya kane umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, Matayo yashimangiye cyane uwo Yesu ariwe ko ari Mesiya, umwami wasezeranijwe. Yerekana kuvuka kwe, yerekana ko yavukiye i Betelehemu kuko byari byarasezeranyijwe, yerekana ukuntu abanyabwenge baje kumuramya bavuye iburasirazuba kandi baza kuramya umwami w'Abayuda. Yerekana ukuntu Yesu yahungiye muri Egiputa, Herode ashaka kumwica, rongera aragaruka i Nazareti. Avuga n'umurimo wa Yohana wateguriraga Yesu, avuga n'igeragezwa rya Yesu n'ukuntu Yesu yatangiye umurimo. Ibyo byose yabivuze ashaka kwerekana Yesu wari we kuko ari Mesiya, umwami wari warasezeranijwe. Igice cya kabiri ni igice cya kane umurongo wa 12 kugeza urangije igice cya 11. Aha yavuze gahunda ya Yesu. Yavuze ko Yesu yatangiye umurimo abwiriza ubutumwa bwiza, yingingira abantu kwihana, ahamagara intumwa kugira ngo zimukurikire, akiza abarwayi batandukanye, yigisha no mu masinagoge. Yesu atangiye umurimo wiwe watangaje abantu. Yesu yemerwa n'abantu basanzwe, baramwemera cyane. Aha muri kino gice guhera ku murongo wa 12 w'igice cya kane, Matayo yashimangiye cyane inyigisho za Yesu Kristo. Cyane harimo inyigisho Yesu yigishije ku musozi ku gice cya 10 ku gice cya 5 kugeza ku gice cya 7. Hakabamo n'inyigisho Yesu yigishije ubwo yoherezaga abigishwa mu gice cya 10. Ikibwiriza Yesu yabwirije ari ku musozi, yabwirije ashimangira, ashaka kwerekana gukiranuka n'ibikorwa bigomba kuranga abantu bizeye Imana, abantu bari mu bwami bw'Imana. Kandi uko gukiranuka yavugaga kwari muri Yesu Kristo. Abantu bagombaga kuza muri we nibo bagombaga kuba bafite uko gukiranuka. Rero muri kino gice muri iki kibwiriza Yesu yabwirije ari ku musozi, Yesu yagaragaje ko gukiranuka kuva kuri we ariko gukiranuka konyine. Naho gukiranuka kw'abafarisayo n'abasadukayo kwari ugukiranuka ko kubahiriza amategeko, uko bita legalism. Yesu rero yaje kubigisha uko bagomba gukiranuka, kandi uko gukiranuka ngo bagomba gukiranuka ka Se wo mu ijuru, So wo mu ijuru. Rero aha cyane tuhabonamo inyigisho zitandukanye. Igice cya 3 kigize igitabo cya Matayo ni uguhera ku gice cya 12 kugeza ku gice cya 20. Aha ngaha harimo inyigisho za Yesu Kristo
zitandukanye yatangiye yigisha, ariko noneho ntiyaba akicyemewe, ntiyaba agikunzwe, ahubwo abantu batangira kumurwanya. Abafarisayo n'abasadukayo batangira kumurwanya kubera kuko ngo atigishaga, atubahirizaga imigenzo ya Mose. Icyo cyane cyane barumugwanyirizaga ngo ntiyubahaga isabato, kuko cyari ikimenyetso cy'amategeko ya Mose cyangwa se cy'isezerano rya kera. Rero nicyo cyatumye bamurwanya cyane. Icyo rero cyatumye bageraho bamwita Beelzebul, kugeza aho Yesu yababwiye ati murakora icyaha kimeze gute? Icyaha kitababarirwa. Icyo cyaha kitababarirwa cyari icyaha cyo kutizera Yesu Imana yahamije. Rero turabibutsa ko hano cyane Yesu yakomeje gukora ibitangaza, nubwo bakomeje kumurwanya. Yesu atangira guhanura urupfu rwe. Harimo n'ukuntu Yesu yahinduwe ari ku musozi yambara ubwiza, yerekana ubwiza bwo kugaruka kwe n'ibindi bikurikira. Igice cya nyuma cy'igitabo cya Matayo ni uguhera ku gice cya 20 umurongo wa 29 kugeza urangije igice cya 28. Aha rero harimo inyigisho zitandukanye, inyigisho Yesu yigishije hejuru yo kugaruka kwe. Yigisha imanza z'imperuka, yigisha gukiranuka kw'abantu kuko kudahagije, akomeza kwigisha n'ibindi byinshi aburira abantu kuko bamwanze, kugeza aho yageze mu cyumweru cya nyuma cyo kugambanirwa, kugeza umunsi yasangiye Pasaka ya nyuma n'abigishwa be, n'igihe bamufashe bamugambaniye bakamufata bakamucisha mu rukiko, bamukuye Gethsemane bamujana imbere y'urukiko rukuru, bamurega kuko yigira Imana, bamujana ahantu hatandukanye kugeza ubwo bamubambye. Yesu Kristo arazuka. Rero icyo ni igitabo cya Matayo mu ncamake. Rero twavuze ko Yesu Kristo mu gitabo cya Matayo ari umwami Mesiya wasezeranijwe kandi wiyerekanye mu bikorwa no mu magambo no mu nyigisho ze, ariko abayuda baramwanga, ariko kumwanga bifite ingaruka z'iteka ryose. Reka rero tuje mu gitabo cya Mariko. Igitabo cya Mariko cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Mariko nibwo butumwa bugufi muri buno butumwa bune bwose. Abantu bavuga cyane amateka avuga kuko yanditse mu mwanya wa Petero, cyane yibanda ku bikorwa bya Yesu kuruta amagambo. Niyo mpamvu hari ijambo ry'urufunguzo muri kino gitabo rivuga ako kanya, yerekanaga kuko Yesu Kristo yategekaga kubera imbaraga ze, icyo ategetse ako kanya kikaba. Rero igitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza bwa Mariko rugabuyemo ibice bibiri. Igice cya mbere kiri kuva nyine ku gice cya mbere cy'iki gitabo kugeza ku gice cya 10 umurongo wa
45. Reka tuvuge ibikubiye muri bino bice byose uhereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 10 umurongo wa 45. Ahangaha yagaragaje umurimo wa Yesu Kristo. Mariko ntiyigeze aja kureba cyane ku mateka ya Yesu Kristo cyangwa ngo avuge kuvuka kwa Yesu Kristo. Icyo gusa yashizemo yavuze umurimo wa Yohana watangiriye Yesu, waje gutegurira Yesu. Avuga ukuntu Yohana yaje avuga ngo hazaza Yesu uwo ngewe ndashobora gufundura n'imishumi y'inkweto ze. Iyo usomye itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Mariko uhita usanga avuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Umubatizo no kugaragazwa kwa Yesu Kristo nta yabivuzeho, ariko ntiyabivuga cyane ngo avuge muri detail. Ishusho ya Yesu Kristo mu butumwa bwiza bwa Mariko yerekanye Yesu Kristo nk'umwana w'Imana. Yerekanye Yesu Kristo abwiriza ubutumwa i Galilaya, avuga ko ubwami bw'Imana buri hafi, avuga ngo bihane kandi bizere ubutumwa bwiza. Yatangiye kandi hano yerekana ukuntu Yesu yahamagaye abigishwa be, atangira no gukora imirimo, yerekana imbaraga ze, yerekana uwo ari we. Yerekana kandi ukuntu Yesu yagiranye impaka ku isabato n'abafarisayo n'abasadukayo. Batangira kwerekana ukuntu Yesu Kristo atubahiriza imigenzo yabo n'idini ryabo. Rero bavuze ko Yesu Kristo ibimukoresha akoreshwa n'imbaraga za Satani. Mu butumwa bwiza bwa Mariko, Yesu yigishije mu migani, ariko ibyeruye aja kubyigisha mu ntumwa mu buryo biherereye. Mariko kandi yashimangiye ukuntu Yesu yanzwe cyane n'abayobozi b'idini, ariko umuryango we ndetse n'abo mu muryango we ndetse n'ab'iwabo bakomeza kumurwanya. Ariko Yesu akomeza umurimo we. Rero mu butumwa bwiza bwa Mariko, Yesu Kristo agaragara nk'umukozi waje gukorera abantu. Niho yavuze ngo umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi. Igice cya kabiri ni igice kiva ku gice cya 10 umurongo wa 46 ukageza ku murongo wa 10 kugeza ku gice cya 15. Aha hatubwira hejuru y'igitambo cya Yesu. Yesu Kristo amaze gukora imirimo imuranga y'imbaraga, yerekana ko ari umwana w'Imana, yaje gukorera abantu. Nyuma hakurikiyeho kugerageza kumubaza ibibazo, kumutega imitego mu bafarisayo kugira ngo barebe ukuntu bamujyana mu rukiko, kugeza ubwo yageze aho
arafatwa aricwa, ariko igice cya 16 cyo cya nyuma kikatwereka yuko Yesu yazutse, yanesheje urupfu nakoze. Rero mu ncamake, intego y'igitabo cya Mariko cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Mariko yanditse yerekana umurimo wa Yesu Kristo nk'umukozi mu buzima bwe ndetse no mu rupfu rwe, yitangira abantu kugira ngo abakorere. Rero message yababwiraga ko Kristo yakoreye abantu binyuze mu ivugabutumwa ndetse no guhura n'ibyifuzo byabo cyangwa akemura ibyifuzo byabo. Ibyo natwe nibyo tugomba gukora. Mu nyigisho nkuru zirimo harimo ukuntu Yesu yatangiye avuga ubutumwa, ukuntu yanzwe n'abayobozi b'idini, ukuntu yigishije mu migani, ukuntu yanzwe n'abiwabo, ukuntu abanyamadini bahoraga bamutoteza kubera imigenzo yabo, ukuntu yahanuye urupfu rwe, ukuntu yishwe, ariko avuga ko yaje gukorera abantu no kuba igitambo cyabo. Noneho tuje mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka, intego yabwo nyamukuru, intego y'ubu butumwa nyamukuru, Luka yandikiye Teofile, yandika mu buryo bwiza akurikiza uko ibintu byakurikiranye mu buzima bwa Yesu Kristo no mu murimo we. Yerekana Yesu Kristo kuko ibyo yavuze ko ari byo, kandi ibyo yavuze kuko ari ukuri. Avuga ko Yesu Kristo ari Mesiya waje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Rero yerekanye Yesu Kristo ko ari Mesiya waje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Message dushobora kwiga muri kino gitabo ni message ivuga ngo kuko Yesu Kristo yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye, niko natwe tugomba kwitangira uwo murimo Yesu akatunyuramo kugira ngo duhindure abantu kuba bigishwa, tubigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero igitabo cya Mariko nako cya Luka kigabuyemo ibice 4. Luka igice cya mbere yavuze ukuntu Yesu yaje mu isi. Igice cya mbere kugeza ku gice cya 4 umurongo wa 13 yavuze ukuntu Yesu yaje mu isi, yibanda ukuntu Yesu yaje nk'umuntu. Luka yatangiye yerekana inkomoko n'intego y'ubutumwa bwe, abipanga neza, yerekana ukuntu habayeho itangazwa ry'ukuntu Yesu azavuka, ukuntu bazabatandukanye na Yohana umubatiza. Yerekana kuko Yohana umubatiza yaje ari intumwa ifite ubutumwa bwo gutegura inzira ya Yesu. Rero iyo dusomye mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka, dusangamo yazanye ubuhanuzi buvuga ukuntu Yesu
azavuka, ahazavukira, ibintu bitandukanye bijanye n'ibyo. Yashimangiye ukuntu Yesu habayeho urufunguzo rwo kuza kwe, ukuntu umwuka yabanje kuvugira mu bahanuzi batandukanye, kuvuka kwa Bikira Mariya, kuri Bikira Mariya, akavugira i Betelehemu, avuga n'ubwana bwa Yesu akiri umwana, avuga ukuntu Yesu yagiye mu rusengero, ubutumwa bwa Yohana Umubatiza, kubatizwa kwa Yesu, ndetse no kugeragezwa kwe, n'ukuntu Yesu atigeze akora icyaha nubwo yageragejwe. Muri icyo gice nicyo cyane yashimangiye. Luka yerekanye ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera buvuga kuri Dawudi, abuhuza n'ubwa Yesu. Yerekana ukuntu Zakariya na Simiyoni bahanuriye mu rusengero bategura Yesu Kristo ukuntu azaza. Igice cya kabiri ni kuva ku gice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku gice cya 9 umurongo wa 50. Aha Luka yashimangiye yerekana Yesu uwo ari we cyane. Hari cyanditswe Yesu asomera mu rusengero ku gice cya 4 ku 16, ahita ababwira kuko icyo cyanditswe kibasohoye uwo munsi. Ibyo yashimangiye byose muri kino gice, muri no party, muri no section byerekanaga Yesu uwo ari we. Ku rugero harimo kwirukana abadayimoni, gukiza abarwayi, guturisha umuraba, gukiza ababembe, gukiza abaremaye, kubabarira ibyaha, guhamagara intumwa ngo zimukurikire, guhamagara abanyabyaha, kwerekana ubutware umunsi w'isabato, kwigisha ukuri kw'Imana, kuzura abapfuye, kwerekana ukuntu Yohana yari uw'ukuri kandi yahamagawe n'Imana, ariko ibyo yahamije abantu ntibabikurikije, n'ibyo yateguraga ntibabihaye agaciro. Hariho kohereza abigishwa 12 kuja kuvuga ubutumwa n'ibitangaza bitandukanye yakoze, ndetse no gutangira guhanura ukuntu bazamwanga n'ukuntu batazamwemera. Umurimo wa Yesu muri kino gice wari urimo uburyo butatu. Umurimo wa Yesu wahamyaga Yesu Kristo uwo ari we. Igihe yakoraga ibitangaza n'ibyo yavugaga byahamyaga kuko ari Mesiya. Undi murimo wa Yesu kwari uguhura n'ibyifuzo by'abantu cyangwa se gukemura ibibazo bari bafite. Icya gatatu kwari ugusohoza umugambi w'Imana wo gucungura abantu ku musaraba. Bene data, umurimo wa Yesu wari urimo, ministeri ya Yesu yari irimo uburyo butatu: guhamya uwo ari we mu magambo no mu bikorwa, guhura n'ibyifuzo by'abantu, ndetse no gusohoza umugambi w'Imana. Igice cya gatatu kivuga hejuru y'ukuntu Yesu yanzwe. Igice cya 9 umurongo wa 50 kugeza ku gice cya 19 umurongo wa 27. Ni ukuvuga ngo ibindi bice bitangira byerekana Yesu arimo yemerwa, Yesu arimo yakirwa, Yesu, ariko ahangaha yerekana kwangwa, kwirengagizwa, kugwanywa. Batangira kumurwanya, bagira ibyo bamurega,
bitandukanye bituma Yesu atangira kubigisha cyane icyo bamuzizaga ati aja mu banyabyaha. Yesu arababwira ngo sinazanywe n'abakiranutsi, niyo mpamvu yabaciriye umugani w'umwana w'ikirara, abacira umugani w'intama yazimiye n'ukuntu yagiye gushakwa. Ahangaha rero yigishije arimo asubiza abantu ukuntu bamwanze. Noneho igice cya nyuma ku gice cya 19 umurongo wa 28 kugeza ku gice cya nyuma hereka hatubwira ukuntu Yesu yasohoje umurimo we, ukuntu yagambaniwe, ukuntu yishwe arazuka. Amaze kuzuka abwira abigishwa ati mugende mu mahanga yose. Iyo turangiza ubutumwa bwiza bwa Luka, tubona Yesu yarigishije asobanurira abantu, abwira abigishwa kugira ngo bashe gusobanukirwa cyane. Ababwira kuko ubuhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera bwose bwagombaga kuzurira kuri we. Abereka ko kandi ikigize ubutumwa bwiza ari urupfu rwe no kuzuka kwe. Ahita abaha ibwiriza ryo kugenda kubwiriza abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha, kandi bakabikora mu izina rye. Ariko arababwira ngo muze mutegereze umwuka wera.